kuri uyu munsi twabageneye ijambo ry'ubuzima ryiza riryoshye, ntucikwe rwose, aho twumvisha uburyo ki umuntu ashobora kuva mu byaha, uburyo ki Nyagasani ashobora kugusura iwawe kandi ukishima cyane. Ubwo rero ntavuze byinshi, nimukurikire kandi muze kuryoherwa, kandi ntuke uze kwibuka kugenda ukanze like, share, sharingi n'abandi, kandi ntiwibagirwe kugenda ukoze subscribe, uraba utanze uruhare rwawe mu kwamamaza inkuru nziza. Sinabuze guca se. Uyu munsi turasoma ijambo riri mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 19 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 10. Yezu ageze i Yeriko yahuranya umujyi, nuko haza umugabo witwa Zakewusi, yari umutware w'abasoresha akaba n'umukungu. Agerageza kubona Yezu uwo ari we, ariko ntiyabishobora kubera imbaga y'abantu, kandi akaba yari mugufi. Arirukanka abacaho, maze yurira igiti cy'umuvumu agira ngo abone Yezu wari ugiye kunyuraho. Yezu ahageze yubura amaso aramubwira ati, Zakewusi, manuka vuba kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi. Nuko amanuka bwangu amwakirana ibyishimo. Ababibonye bose barijujuta, baravuga bati, yagiye gucumbika ku munyabyaha. Nuko Zakewusi yegera Nyagasani aramubwira ati, rwose mwigisha, 1/2 cy'ibyo ntunze gihaye abakene, niba kandi hari uwo nahuguje ndamusubiza ibye inshuro 4. Yezu niko kuvuga ati, uyu munsi umukiro watashye muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Koko rero umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no kurokora ibyazimiye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi rero twumvishe umugabo bita Zakewusi, umugabo wagerageje gushakashaka Imana, gushakashaka umwana w'Imana cyane. Uyu munsi buri umwe wese yaba Zakewusi, kuko Zakewusi yari umugabo w'umunyabyaha, ariko nanone w'umukire, ariko ibyo yakize byamukijije byose ari ibyo yahuguje, ari byo yagiye yambura, kuko yari umusoresha. Ubwo rero nuko Nyagasani ajya ahamagara abantu, icya mbere ni ukugira ukwemera gushyitse, ukwemera nyako, ukwemera kuje urukundo, ugafata icyemezo mu buzima bwacu gikomeye nk'icyo Zakewusi yafashe, akumva ko yatera intambwe, akumva ko yava mu byaha. Nyuma Nyagasani Yezu nawe ntiyamutereranye, yaramwumvishe. Nk'uko twabyumvishe muri iyi nkuru nziza, Zakewusi yari azi ko Nyagasani Yezu ari buce muri iyo nzira aho bajyaga i Yeriko. Hanyuma amaze kumenya ko ari buhace, abona ikivunge cy'abantu, kandi yari umuntu mugufi, abona nta buryo ki ari buze kumubona, ko yumvaga namubona ari bukire, ari bukizwe. Ariko mu by'ukuri Zakewusi yagize ugushaka, yagize ukwemera gukomeye, akumva ko nabona nibura Nyagasani Yezu ari bukire, kandi ko biri bumugirire umumaro. Aha ngaha rero niho yagiye yirukanka abacaho, yurira igiti cy'umuvumu. Iki giti batubwira cy'umuvumu muri iyi nkuru nziza ntago muri iki gihugu wenda kihaba. Igiti cy'umuvumu batubwira ko ari igiti kimera amashami hasi, ku buryo kucyurira bitagora buri muntu wese, yaba umugufi cyangwa se umuremure. Aha ngaha rero Zakewusi yaragiye aracyurira, amaze kucyurira
Nyagasani kugira ngo aze kubona Nyagasani aciye aho ngaho muri uwo muhanda, nibura ko ari buze gukira. Hanyuma Nyagasani Yezu ahageze aramubwira ati manuka Zakewusi, manuka vuba kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi. Nuko amanuka bwangu amwakirana ibyishimo. Humvikana ko icyo twemeye, icyo dushaka kwegera Imana, ntiyadutererana gupfa kuba twatera intambwe imwe n'ayitera 99 idusanga. Kandi Imana, uyu mwana w'Imana ntiyazanywe n'abazima, ntiyazanywe n'intungane, ahubwo yazanywe n'abarwayi, nibo bakeneye abaganga. Ntiyaje rero gukiza abazima, ahubwo yazanywe n'abanyabyaha. Niyo mpamvu yakiriye umunyabyaha, kuko yagaragaje gushaka kwe. Turabizi ko iyo umuntu wese ufite kwemera gukomeye, Nyagasani Yezu aragukiza nta shidi, aragukiza akagufasha cyangwa se akagukemura ibibazo byawe, bitewe n'uko ufite ukwemera, ukwizera ko Imana ishobora byose. Hanyuma aha ngaho hari abantu babibonye nabi, batabyishimiye, ati ni gute umwana w'Imana yajya gucumbika ku munyabyaha nk'uriya? Aha ngaha rero ibyishimo byasanze Zakewusi, kuko yari yakiriye mu nzu ye umwana w'Imana. Nubwo abandi bari bakurikiye Nyagasani Yezu batabyakiriye neza, bibazaga ngo mwigisha, aha ngaha naho Zakewusi yabwiraga Nyagasani Yezu bitewe n'ibyishimo, kuko iyo Nyagasani Yezu agusanze ugira ubuzima bushya, ukumva unezerewe, ukumva wagira urukundo. Abantu beza ndetse n'ababi, ari abakugiriye neza ari n'abakugiriye nabi. Aha ngaha rero bitewe n'uburyo ki yari yamaze kuzamo urumuri, yuzuye ikibatsi cy'urukundo, ese abwira Nyagasani Yezu ati mwigisha, 1/2 cy'ibyo ntunze nyihaye abakene, niba kandi hari n'uwo nahuguje ndamusubiza ibye inshuro 4. Urumva ko ni kenshi tugenda dukora ibyaha, ni kenshi tugenda tujya kure y'Imana, ariko uyu munsi twumvise inkuru ya Zakewusi, duhinduke tuba abana bakunda Imana, twicuze. Nyagasani Yezu ni umunyampuhwe, niwe watubwiye ngo tube abanyampuhwe nk'uko Data wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Iyo wemeye kuza rero aragucungura, akakubabarira, kuko yaje kuducungura kugira ngo turokore icyaha. Nimba twacumuye rero twibuke kongera kwicuza, twumve kandi dusobanukirwe neza impuhwe z'Imana. Niba utubwira ngo nimushake muzabona, mukomange muzakingurirwa, kandi akongera akatubwira ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo. Ubu rero mwumva ko nta kintu twamuburana, ni byose mu buzima bwacu niwe utwiyoborera igihe cyose. Bisaba ko rero tumuba hafi, tukikurikiza amabwiriza ye n'amategeko, tugakora ibikorwa byiza by'urukundo, tugakora ibijyanye no gushaka kwe. Nuko rero amaze kumubwira ibyo yemeje, aha n'igihe tuba tumaze kwicuza, duhakanye ko tutazongera gusubira muri ibyo ngibyo, tugasaba imbabazi abo twahemukiye, ndetse tukanasubiza ibyo twambuye abandi. Ni kenshi rero natwe bigenda bitubaho, uyu munsi rero ntiduhinduke. Hanyuma Yezu yahise amubwira ati, niko kuvuga ati uyu munsi umukiro watashye muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Aha ngaha yamubwiye ijambo ryiza, kumubwira ngo uri umwana wa Aburahamu, yarashatse kumubwira ko bitewe n'uko yisubiyeho kandi akemeza kuriha ibyo yangije, Zakewusi nawe akwiye kubarirwa mu bana ba Aburahamu, ba bandi bagerageza kuba intungane nk'uwo mukurambere wacu wabo Aburahamu, uko yabaye intungane, yumviraga Imana cyane. Humvikana ko uyu munsi Zakewusi aratwigisha ikintu cyiza gikomeye cyo kwisubiraho, tugafata icyemezo tugahinduka, tukava muri muntu w'igisazira tukaba umuntu mushya.
Aha ngaha kandi Nyagasani Yezu arasoza atubwira ko koko rero umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no kurokora ibyazimiye. Nicyo rero cyazanye umwana w'Imana kuri iyi si kugira ngo aducungure, kugira ngo abane natwe, yaje kuturokora ndetse aje no kugarura intama zagiye kure y'Imana, kuko ari umwana w'Imana kandi Imana ikunda muntu kuko yaremwe mu ishusho rye. Rero dukomeze kugira umunsi mwiza, dukomeze kugira amahoro, tube baza cyose bisubiraho ntitubeza cyose, wari umuntu yisazira yambura abantu, akora ibyaha bitandukanye. Tugerageze kwegera Imana, tuyisabe imbabazi igihe twacumuye, izajya itubabarira kuko inyemuye kandi iradukunda. Dukomeze rero kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza. Ntitwabura gusoza rero tubabwira ngo bakunzi bacu, muri kutwereka ko ibi bintu mubikunda, ko mufite ubushake bwinshi bwo kwegera Imana, bwo gushaka Imana. Dukomeze rero kwamamaza ijambo ry'Imana aho ariho turi hose, mu byo turimo byose, Imana izakomeza kutugororera.